Reka nongere mbihere ikaze we udukurikirana hano kuri Agasobanuye TV Rwanda. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba agasobanuye keza cyane gateye ubwoba, ariko ntabwo gateye ubwoba cyane. Rero ni agasobanuye kasohotse, ni agafilme keza kasohotse muri ni muri 2019, bakaba bakita Sweetheart. Filime yacu rero tuyitangira bisa nkaho ari ubwato bunini bwari bwarohamye, bunini, hakaba hari abantu benshi rero barohamye nyine muri ayo mazi, ariko hakaba hari umukobwa umwe tubona mu mazi, umukobwa witwa Jennifer, kubera ko yari yambaye life jacket, twa tukote bambara kugira ngo nurohama ukomeze ubwato buramutse burohamye wakomeza ureremba hejuru y'amazi. Noneho amazi yaramusunitse amugeza ku nkombe. Uwo mukobwa Jennifer rero arebye ku ruhande abona undi muhungu, bisa nkaho nawe amazi yasunitse akamugeza ku nkombe. Mu gihe Jennifer rero yari kwirukanka asa nk'usatira wa mugenzi we, amazi nawe yari yakuriye amugeza ku nkombe. Amugezeho abona asa nkaho afite ikibazo, hari ikintu cyari cyajombye uwo mugenzi we ahagana hirya y'imbavu, agerageza kukimukuramo. Jennifer rero uyu musore asa nkaho agerageza gusa nkaho ashaka kugira icyo amubwira, ariko kubera yuko yari yaviriranye cyane na kiriya kintu cyari cyamujombye, bisa nkaho ijwi ridasohoka mu kanwa. Jennifer rero yakomeje guhangayika, asa nkaho hataye umutwe, arareba hirya, arahamagara arebe ko nimba nta wamwumva kugira ngo arebe nimba hari ubufasha yabahereza, ariko bigaragara nkaho aribo bonyine bari kuri icyo kirwa. Jennifer amajije kubona yuko nta muntu uri hafi aho ngaho, yahise akuramo ka gakote yari yambaye asa nk'ukurura mugenzi we, amurambika aho ku ruhande, amukura mu mazi nyine. Jennifer rero yahise acomora mu nda cya kintu cyari cyamujombye ya nshuti ye, ariko isa nkaho itaka kubera nyine uburibwe, ariko bisa nkaho iyo nshuti ye yasaga nkaho ishaka kugira ikimubwira, ariko kubera yuko yari yaviriranye cyane, reka da ijwi niriveyo. Uyu musore nyine byasaga nkaho ashaka kuburira Jennifer ikintu runaka, ariko wapi kabisa bikomeza biranga. Jennifer rero agize bwangu yahise yirukanyira mu ishyamba arebe nimba hari ikintu yabonayo yafashisha uno muhungu. Yaraje kureba nyine nimba hari amazi yabona. Ku bw'amahirwe rero Jennifer yaje kubona ikintu bita coconut, ndakeka mukizi. Iyo coconut nyine ibamo amazi, noneho agerageza guhita kimena nyine kugira ngo arebe ko yabona amazi ashyira uriya muhungu. Jennifer rero ari kugaruka kugira ngo ahereze ya nshuti ye amazi, atangiye kumuha amazi, Jennifer abonye yuko tayari wa muhungu yarangije guca isheni, yarangije nyine kwitaba Imana. Jennifer wacu rero aba yisanze ku kirwa wenyine. Jennifer rero abonye yuko nta kundi kuntu byagenda, afata umwanzuro wo kugendagenda hano ku kirwa kugira ngo arebe nyine ikirwa uko bimeze, atembera arebe. Noneho ageze mu ishyamba mu kuntu abona ibintu bisa nkaho byasigajwe n'abantu bigeze kuza kuri kino kirwa, ariko bigaragara ko ari ibintu bya kera nyine bihamaze igihe. Jennifer akomeje kureba muri ibyo bintu byasizwe n'abo bantu bigeze kuza kuri kino kirwa, agenda abonamo utuntu dusa nkaho twamufasha. Jennifer akizere gasa nkaho kagarutse nyine, nawe urabyumva. Jennifer rero muri ako kanya aba yumvishe ijwi ridasanzwe. Jennifer abagize ubwoba, agira ubwoba Jennifer wacu. So yegeye ku ruhande, abona igiti kinini, abona yuko iryo jwi ariho riri guturuka. Agerageje guhengerezamo, Jennifer arikanga bya hatari, kumbe nta kanyoni kahise gasohokamo. Bigaragara ko ari ako kanyoni kasaga nkaho kari guteramo urusaku. Jennifer nyine bararuhutse, yarazi ko nyine ari n'igisimba cyari kirimo. Jennifer rero muri ako kanya yahise ajya gushaka ibintu yatwikiriza ya nshuti ye nyine yitabye Imana, kugira ngo umubiri we nyine hatagira n'igisimba kiza wenda kikaba cyawurya.
Jennifer nyine akomeza kureba hirya, areba mu mazi arebe niba hari nk'ubwato yabona cyangwa se hari umuntu yabona, reka da, abona nta muntu n'umwe uri aho hafi. Buza kwira nyine burira, Jennifer akiri ku kirwa. Bwije rero imvura ku bw'amahirwe mabi imvura iba iraguye. Jennifer agerageza gushaka ubuteremunsi, ubukombe iki kugira ngo abashe kureka amazi. Nawe agerageza kugenda kugira ngo abashe kuba yakugama iyo mvura, ariko birangira n'ubundi imvura imunyagiye. Tubona burakeye rero. Mu gitondo nyine Jennifer agize gutya abona amazi yazanye amafi ku nkombe, nyine kwa kundi amafi nyine aba yapfuye, amazi akayasunika ku nkombe. Jennifer rero abona ko nta miteto kuri kino kirwa, yegera imbere atangira gutoragura ayo mafi, nyine agenda ayashyira mu kintu kimeze nk'igifuka kugira ngo arebe uko yigenza. Jennifer agize gutya arebye imbere abona bya bifi binini bita bya shaka, gisa nkaho nyine cyashwanyagujwe cyangwa se cyariwe n'urufi cyangwa se nk'urunyamaswa nyine runini runini. Jennifer nyine agenda aratangira gutunganya nyine kugira ngo arebe nimba yayarya. Aratunganya nyine, amaze gutunganya Jennifer aragenda nyine areba ahantu yaba yicaye, maze afungura rwa box yari afite, akuramo agakayi kugira ngo aba areba. Muri ako gakayi rero aza kubonamo ifoto y'umukunzi we. Uwo mukunzi we kandi baba baranazanye muri bwa bwato bwarohamye. Jennifer rero amarira baraje mu maso, nyine urumva kwisanga ku kirwa uri wenyine, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Imagine nawe ari wowe. Emotion ziramufata nyine, birumvikana arababara. Uwo musore nyine we aba yaragumye kuri ubwo bwato, ntabwo we amazi yamujyanye ngo amugeze hano ku nkombe, hano Jennifer yisanze. Nyuma yaho rero Jennifer akomeza gutembera hano ku kirwa kugira ngo arebe uko bimeze. Akigera imbere ho gato abona ahantu hasa nkaho hashinguwe umuryango w'abantu batatu. Nawe agira igitekerezo cyo kuba wenda yashyingura ya nshuti ye iherutse kwitaba Imana, wa muhungu nyine twatangiranye. Jennifer nyine ajya kureba umubiri wa ya nshuti ye, yumva watangiye no kuzana umwuka mubi, aramufata aramujyana, atangira nyine kugenda areba uko yamushyingura. Nyuma y'uko nyine Jennifer asoje gushyingura iyo nshuti ye, nyine hejuru, agana hejuru ashyiraho igiti. Icyo giti rero yandikaho inyuguti ya ba. Nyine iyo ba nyine iba ari inyuguti itangira izina ry'iyo nshuti ye. Iyo nshuti ye nyine baba bayita brada. Nyuma nyine bwije Jennifer atangira gutegura ahantu aza kuba yarara. Amaze kuhategura atangira no gutegura icyo aza kurya. Arategura nyine araporeza, yacanye n'umuriro nyine, birumvikana namwe muri kubibona ku mashusho. Ubundi nyine ijoro rigacaho gutyo nyine tu. Bukeye rero Jennifer nyine akomeza gutembera aho ku kirwa, ari gutembera nyine arebe wagwan. Jennifer agize gutya arikanga, abona hantu yari yashyinguye umubiri w'inshuti ye, bisa nkaho hari igisimba cyawukuruye kirawushwanyaguza wuzuye hasi amaraso kirawujyana. Jennifer agira ubwoba cyane, arahungetwa. Jennifer nyine agira ubwoba, arirukanka atangira gutegura ibintu byamufasha kwirinda. Nawe urabyumva, wabonye ibintu nk'ibyo uhita umenya yuko hari ikintu kidasanzwe kiri hano ku kirwa. Akomeza nyine arasongora igiti kabisa, ibintu byose byamufasha kuba yakirwanaho. Jennifer nyine bwije acana umuriro. Iyo bwije nyine nk'uko bisanzwe acana umuriro, afatana cya giti yasongoye, agenda aricara nyine ku ruhande agifite, kugira ngo nimba kuri kino kirwa hariho n'igisimba azize kubasha kubona uko nyine yaza kwirwanaho. Jennifer nyine aryamye arakanguka, nyine arikanga, areba mu mashyamba, nyine ari gukeka yuko haba wenda hari nk'ikintu kiriyo. Abona nta kintu kiriyo, nta kintu kibereyeho. Nuko buracya nta kintu Jennifer wacu abaye.
Jennifer nyine bukeye mu gitondo aragenda arazenguruka aho ari hariya ayinjira nyine mu mazi, arebye gutya hirya kure abona hari ikintu kiri kureremba, aragira amatsiko avuga ati se kiriya kintu ni igiki, aragenda aroga. Ku bw'amahirwe agezeyo abona ni igikapu cye yari yashyize nyine yari afite nyine muri bwa bwato, araza asanga ni n'ibintu bye nyine. Jennifer nyine ageze gutya ari asa nk'ugiye gusubira ku kirwa, arebye mu mazi abona mu mazi hepfo hariyo ikintu gisa nk'icyobo kinini cyane. Jennifer agira ubwoba ahita yoga asubira ku kirwa vuba vuba. Jennifer nyine ageze ku kirwa afungura ya varize ye arebe nimba hari ikintu kirimo cyamufasha kuri kino kirwa, arafungura abona reka da sibye imyenda ye nyine irimo, nta kindi kintu cy'ingenzi kirimo cyadanje cyamufasha. Jennifer nyine bwije acana umuriro nk'ibisanzwe, afata cya gikapu cyari kirimo yasanze hano ku kirwa cyasizwe n'abantu ba kera, araza arafungura atangira kubonamo amafoto. Jennifer nyine yanabonyemo akabiriti abara imyambi irimo, ariko nyine abonamo amafoto atangira kuyareba. Ageze gutya Jennifer ari aho nyine yumva amajwi nyine ameze nk'aho ari indege iri gutambuka hafi aho ngaho ku kirwa. Jennifer nyine agira bwangu ajya gushaka ikintu yakora kugira ngo wenda iyo ndege ibe yamenye yuko hari umuntu uri hano ku kirwa. Jennifer afata ikintu kimeze nk'imbunda, ntabwo ari imbunda nyine irasa amasasu, bakita ka flyer gun. Ni ka kantu urasa hejuru kagatanga urumuri nyine urasa mu kirere ugatanga urumuri, biba bimeze nka fireworks. Then nyine abantu bari mu kirere bakaba bamenya yuko hari umuntu uri ku butaka. Jennifer agerageza nyine kuba yagafungura ngo arase nyine kugira ngo abantu bari mu ndege barebe nimba bamubona. Jennifer nyine ararasa bwa mbere bikanga, akarasa bwa kabiri bikanga, nyine arashe bwa gatatu birakunda nyine mu kirere, ararasa kaga flyer gun gatanga urumuri. Jennifer nyine arasa mu kirere tayari indege yasaga nkaho yagiye yigendeye. Mu gihe sasa rero rwa rumuri yarashe mu kirere ruri kumanuka, Jennifer yaje kubona hari ikintu gihagaze mu mazi kinini cy'igisimba kirekire. Nyine urumva ya flyer gun yarekuraga urumuri, abona ni ikintu kinini cy'igisimba gihagaze mu mazi kandi gisa nkaho kiri kumureba, nyine kiri kureba Jennifer. Jennifer agira ubwoba ahita atangira kwirukankira mu ishyamba kugira ngo arebe uburyo yakitsimba, kuko ni igisimba cyari giteye ubwoba cyane. Jennifer nyine arihisha mu ishyamba, icyo gisimba nacyo nyine kiraza. Jennifer akazaza cyumva kiri kuza nyine ewana akagira ubwoba bya hatari, nawe urabyumva ari wowe, agira ubwoba biteye ubwoba. Jennifer nyine bararokotse nyine igisimba nticyamubona, bahita batwereka bukeye. Jennifer nyine asohoka mu ishyamba, nyine araza afite na rya cumu rye nyine yabaje, araza nyine asubira muri bya bintu bya ba bantu basize bya kera yari afite cyagiye ari kureba. Nyine atangira kureba amafoto nyine ya bya bintu yahasanze, nyine nawe urabyumva. Jennifer nyine akomeje kureba mu mafoto yasizwe na ba bantu ba kera bari bari kuri iki kirwa, akomeza kureba mu mafoto. Ageze gutya Jennifer abona hari ifoto bisa nkaho hariho abantu, ariko inyuma yaho hasa nkaho harimo amaso y'icyo gisimba. Jennifer avuga ati aha hantu iki gisimba gishobora kuba kihamaze igihe kandi ntabwo nshaka ko nza kuba icyakura cyacyo. Jennifer nyine ewana biramucanga, ariko nyine yabaga nta yandi mahitamo afite. Jennifer rero nyine afata umwanzuro wo kuba yakora akantu kameze nk'ubwato, wenda arebe uburyo ki yava kuri kino kirwa, kuko yamaze kubona yuko hadatekanye. Afata ya varize ye aratekinika kugira ngo arebe nimba yakoramo akato kamuvana kuri kino kirwa. Ashyize mu mazi rero yampaye nka data we, iyi nyenda iri bupfe, umva ibiti biranyerera. Agashyizemo nyine mu mazi gahita gashwanyagurika. Nyine Jennifer abona yuko ino varize itagira ikimufasha, nyine itamuvana hano ku kirwa pe. Ararakara nyine Jennifer arongera asubira ku butaka nyine ku kirwa. Noneho Jennifer rero aravuga ati buriya kiriya gisimba kubera ko kiza nijoro, reka nshaka ahantu nzaza nyitsimba nyine nyihishe mu gihe cyaje ku muhigo. Jennifer rero aza kubona ikintu gisa nk'aho ari igiti kinini cyane,
muribuka cya giti yigeze guhengerezamo nyine hari kuvamo akajwi k'inyoni, araza arahengereza bati aha ngaha niho nzaza nitsimba tu, ntabwo kizaza kimbona cyo gatsindwa n'Imana. Bwari bunije nyine, urumva Jennifer aba ahisa ninjira no muri icyo giti nyine burira. Bwije rero cya gisimba kiraza, Jennifer nyine ari mu giti akazaza cyumva nyine kiri kuza kinahuma. Jennifer we wanaga akagira ubwoba ariko akihagararaho agatuza agaceceka. Gisimba kiza kimwegera nyine, Jennifer ari kubyumva ari nyine yitsimbyemo handi imbere muri cya giti kinini cyane. Igisimba kirimo nyine kuza gitangiye no guhumurirwa Jennifer nyine kiraza cyegera cya giti kiracugusa nyine kugira ngo Jennifer avemo nyine kugira kibone uko kimuhekenya kimutapfuna. Noneho Jennifer nyine akomeza kugira ubwoba, avuza induru ariko igisimba birangira kibuze ukuntu nyine kimuvana muri icyo giti kisubirira mu mazi. Batwereka bukeye Jennifer barongera ararokotse, mama nyawo. Uyu nyine aba ari umunsi wa 5 Jennifer ari kuri kino kirwa nyine. Jennifer agerageza gusohoka nyine mu gitondo, nyine agerageza gusohoka muri rwa runtu rw'uruti yari arimo ninjoro. Jennifer nyine noneho atangira no gutekereza gupanga umupango y'uburyo yarokoka wenda irindi joro. Batwereka Jennifer nyine ari gushaka ukuntu yaroba udufi duto nyine, arebe nimba yadufata nyine. Arakomeza agenda abona udufi duto akazaza dufata akadushyira ku ruhande. Jennifer nyine afata turiya dufi dutoya yari ari kugerageza gufata, akadushwanyaguza akadushyira mu kantu kameze nk'agakombe cyangwa akadobo, akadushwanyaguza ari twinshi. Aragenda aradufata atunaga mu mazi nyine yadushwanyaguje kugira ngo bya bifi binini birya udufi dutoya tubashe guhumurirwa ya mafi matoya nyine bashwanyaguje kugira ngo tuze kuza kurya utwo dufi. Noneho kubw'amahirwe haza kuza rwa rufi runini, rwa rufi rw'udufi dutoya bita shaka. Jennifer nyine ahita afata rya cumu rye ahita kijomba nyine cya gifi kinini cya shaka. Jennifer nyine afata icyo gifi kinini amajije kuroba, aragenda kimanika ahantu nyine cya gisimba kiri buze kigahita kiyibona yafi. Jennifer akagenda mu ishyamba nyine akitsimba. Jennifer rero aza gutwarwa n'agatotsi, ntiyabona ukuntu icyo gisimba kiva mu mazi ngo kize kirye urwo rufi runini yari yafashe. Ariko nyine bigaragara ko umupango we wari wakoze. Batwereka bukeye Jennifer nanone aba ararokotse nyine gutyo. Mama yake na mama. Wibutsa gukanda subscribe kabisa. Mu gitondo nyine Jennifer batwereka ari gupanga undi mupango y'uburyo yarokoka irindi joro. Nyine yicaye asa nkaho hari ikintu ari gusa nkaho atunganya. Jennifer agize gutya arebye hirya mu mazi abona nkaho harimo ikintu. Aregera nyine mu mazi agiye kureba asanga ni umuntu nyine usa nkaho yashwanyagujwe n'igisimba nyine cyamushwanyaguje byatari. Jennifer nyine aravuga ati hano ntago ndabona bitoroshye. Uwo mubiri nyine aba ari n'uw'inshuti ya Jennifer nyine bari kumwe muri ubwo bwato bwaruhamye. Jennifer rero aravuga ati reka mfate uyu mubiri ngende ngumanike kugira ngo cya gisimba nikigaruka ninjoro kize kuza gufata uno mubiri kiburye kugira ngo kize kuwundya. Abigenza uko nguko nyine batwereka bwije. Jennifer nyine aragenda abigenza uko, afata uwo mubiri nyine awushyira ahantu hafi aho ngaho igisimba kiri buze kikawubona, nawe aragenda yihisha hafi aho ngaho n'uwo mubiri nyine ahantu yawuteye. Bidatize rero Jennifer abona cya gisimba kiraje neza cyegera ahantu Jennifer ahagaze. Jennifer agira ubwoba yenda no kuvuza induru, agiye kuvuza induru gutya aba yifashe ku munwa aravuga ati hangana aba nimennye inda. Igisimba kiratambuka rwose kibona kiragenda, umupango we uguciyemo. Jennifer arongera ararokoka. Batwereka bukeye Jennifer nyine batwereka ari kugerageza guhindura ahantu yarara nijoro nyine. Ayubaka akantu nyine hejuru mu biti mu bishorishori ku buryo na cya gisimba kiramutse kinagarutse kitabona uko kimugeraho. Hashize akanya rero batwereka bwije Jennifer aryamye muri ka kantu yari amajije kubaka hejuru mu biti. Aryamye nyine Jennifer aryamye abona ako kanya imvura itangiye kugwa. Buri jwi ryose yumvishe hafi aho ngaho rikamukanga nyine. Agize gutya arebye abona na cya gisimba rero kivuye mu mazi kije ku butaka ku muhigo nyine nk'ibisanzwe.
cya gisimba nyine kiza mu ishyamba ku bw'amahirwe mabi rero Jennifer kiramuhumurirwa nyine kiza kubona yuko Jennifer nyine ari mu giti, gitangira gucugusa nyine igiti kugira ngo ako kantu Jennifer yari aryamyeho gacike nyine amanuke hasi, kibone uko kimutapfuna neza neza. Noneho kirakomeza kiracugusa igiti ku bw'amahirwe mabi ka kantu Jennifer yari aryamyeho yari yaziritse kaba karacitse, Jennifer agwa hasi. Jennifer nyine arahaguruka asa nk'ugihunze nyine arirukanka asa nk'ugana mu mazi. Noneho cya gisimba kirabibona kirirukanka kiramutanga, gisa nk'ikitupa mu mazi nyine, gisa nk'ikimuguye imbere nyine. Jennifer arebye gutya imbere asanga kimuri imbere nyine, kimuhagaze imbere cya gisimba. Mama yake na mama. Jennifer nyine kigiye kumwataka cya gisimba nyine aba afite bya cumu nyine aba arakijombye nyine. Cya gisimba amaze kukijomba kita kivuga ati hano ndabona bikaze, kita cyongera kirirukanka gisubira mu mazi. Jennifer irindi joro aba arirokotse gutyo. Mu gitondo nyine Jennifer batwereka asa nkaho ari nyine ku nkombe hariya, ari gusa nkaho yagerageza kwipfuka ahantu cya gisimba nyine cyamukomerekeje nyine, cyajya ari kugerageza kugicika nyine ninjoro, murabyibuka neza cyane. Nyine ari kugerageza gusa nkaho yakivura nyine cyakipfuka. Jennifer nyine agize gutya arebye mu mazi abona nkaho hasa nkaho hari akantu kameze nk'akato kari kuza gasatira hano nyine kuri kino kirwa. Jennifer nyine aba arasimbutse mu mazi nyine, aza yiruka nyine asimbukira mu mazi, ariko n'amatsiko menshi kugira ngo arebe ese aka kato bimeze bite. Ageze aho ngaho nyine abegereye batwereka nyine hari umuhungu usa nkaho ari kureba ku kirwa n'undi mukobwa. Aha rero burya uyu muhungu aba ari inshuti ya Jennifer cyane, aba ari n'umukunzi mukunzi we aba ari kureba ku ifoto, murabyibuka. N'uyu mukobwa nyine wundi nawe aba ari inshuti ya nuza ya Jennifer. Uyu muhungu rero baba bamwita Lucas, uyu mukobwa bari kumwe muri ako kato nawe baba bamwita Mia. Bari kumwe nyine muri bwa bwato bwarohamye. Jennifer nyine arishima cyane, nyine bageze aho ku kirwa ku nkombe, ewana yumva ibyishimo biramurenza, asimbukira wa muhungu nyine w'umusheri wo mu boyfriend we bakundana witwa Lucas, aramuhobera cyane nyine, ibyishimo nyine biramurenga. Urumva nawe wisanze ku kirwa kingana gutyo uri wenyine, none ukabona abandi bantu n'ibimaze iminsi bimubaho, arishima cyane. Umuhungu aramubwira ati humura naje, noneho ubu nta kintu kiri bukubeho, humura ndahari. Hanyuma nyine hashize akanya batwereka nyine Jennifer yabateguriye icyo kurya kinaryoshye sha, agafi rwose kameze neza, abazanira na fanta. Izo fanta rero ni za fanta za kera ziba zimaze hano imyaka 20 hano ku kirwa, ni za abantu ba mbere ba kera. Jennifer nyine yasanze ibintu byabo nyine hano ku kirwa. Mu gihe nyine barangije gufata ifunguro, wa mukobwa nyine uba wazanye na Lucas witwa Mia nyine atangira kuvuga ati mbega ikirwa gisa neza, mbega ahantu heza cyane hagatangaza. Jennifer byumvise avuga ati cecekere ntabyo uzi, hano hantu hari igisimba giteye ubwoba utarigera unabona kuva wanavuka. Lucas nyine nawe bumva biramutunguye, ariko nyine ntabwo babihaye agaciro cyane, bumva ni ibintu ari kwijokingira nyine yivugira biri aho ngaho. Uwo muhungu nyine witwa Lucas agerageza kubwira Jennifer ngo hoya tuza wipanika, tuza rwose wipanika. Noneho Jennifer akomeza kubabwira ati hano hari igisimba kinini, ewana kiraza ninjoro, yikiza ninjoro kigahiga nyine, cyamara guhiga cyabona umuhigo kikongera kigasubira mu mazi, kandi aho mu mazi kiba harimo umwobo munini cyane nyine. Bo bakomeza kubitesha agaciro, bumva yuko wenda Jennifer yaba ari uguhabuka cyangwa se iminsi amaze hano ku kirwa akaba ari ubwoba nyine afite. Jennifer nyine akomeza kubabwira, abonye bari kumuhakanya akomeza kubabwira ati ngo yigize no gusanga hano ku nkombe ahamaze iminsi nyine. Uramwibuka wa muhungu yaje gusanga hano ku nkombe yashwanyagujwe n'igisimba nyine, na cya gisimba nyine arakomeza arabibabwira ukuntu yahabonye uwo musore witwa Zach, icyo gisimba nyine cyanamushwanyaguje. Arakomeza nyine arabibasobanurira uburyo ki nyine icyo gisimba cyaje kikanagaruka kagitegura umubiri kikaza kikanawujyana nyine. Bo bakomeza kumva Jennifer ari kubabwira ntabwo byumvikana nta nubwo binabaho.
Jennifer nyine abonye batarimo kumwumva azana ya mafoto yari ari kureba cya gihe, akaza no kubonamo igisimba gihagaze inyuma, nyine ya mafoto ya nijoro abona hari igisimba gihagaze inyuma ya ba bantu babanje hano ku kirwa, agerageza kubibereka nyine yereka Lucas wa mu boyfriend we, anereka Mia kugira ngo wenda arebe ko bamwizera. Eka bamajije kubona ayo mafoto Lucas na Mia bavuga ati wipanika wowe, nyine bobo bumva ibintu ari kuvuga bita making sense, nyine bitumvikana. Jennifer nyine ararakara cyane abonye ukuntu ari kubwira abantu ntibamwumve, bakamuhubwo bakamugira nk'umusazi. Jennifer nyine abonye batakirimo kumwumva, noneho Jennifer abwira uyu Mia, muribuka wa muhungu wageranye na Jennifer no kukirwa, amazi yabageje hano kukirwa, wa muhungu nyine wari wajombwe n'ikintu. Jennifer araza akamushyingura, cya gisimba kikaza kikongera kikamutabura, kikamushwanyaguza, kikamutwara. Noneho uyu Jennifer abwira Mia ngo ngerega nageranye hano kukirwa n'umutipe mwakundanaga bita Brad. Noneho Jennifer akomeza arabimusobanurira byose ukuntu byagenze, ukuntu bageranye hano, akagerageza kumufasha ariko birangira yitabye Imana. Jennifer arabimubwira byose uwo Mia, ariko Mia ararakara cyane, nyine urumva amarangamutima aramufata, ahita ava hariya nyine aragenda yicara ku ruhande, nyine ararira, nyine biramubabaza bikomeye cyane. Jennifer nyine yegera Mia, nyine Mia yari yabahunze nyine cya gihe bari abamubwira inkuru mbi nyine ko boyfriend we yariwe n'igisimba. Jennifer nyine araza aramwegera, Mia atangira kubwira Jennifer uburyo ki yari afite ubwoba cyagiye ubwato bwabo buruhama, then bakisanga bari hagati mu mazi muri ka kato nyine k'umutuku kakandi bajemo, ari kugerageza kubwira nyine Jennifer uburyo ki Mia nyine yumvaga afite ubwoba, nyine uburyo ki baheze hagati y'amazi ari kumwe na Lucas. Jennifer nyine yumvishe ubwo buryo nyine Mia ibyo bintu ari kumubwira, ambwira ati hehe ntago bizi, ahubwo iyo ubimenya ukigomera aho kugira ngo uze hano kukirwa ikiriya gisimba kize kikurye, byaruswe nuko mwakigumira muri kariya kato wenda mukigumira aho mu mazi, aho kugira kiriya gisimba kize kibarye. Mia nyine kubera ukuntu aba yumva izo story z'icyo gisimba nyine bidashoboka babipinga, ahita amubwira ati reka tuzi ibyo ngibyo uri kuvuga se ni ibiki. Jennifer nyine agira gutya ajya kureba ya nshuti ye, wa muhungu bakundana witwa Lucas, nyine bisa nkaho uwo Lucas atishimye nyine bitewe n'iminsi nyine yari amaze mu mazi. Jennifer nyine araza aramwegera, atangira kubwira Lucas ngo njyewe rwose ngomba gukora ibishoboka byose sindare kuri kino kirwa, nshaka ukuntu nerekeza mu majyaruguru, kubera yuko nabonye indege zose zica hano ku kirwa ziba zerekeza mu majyaruguru, wenda umuntu ashobora kuba yakerekezayo akaba yabona nyine ubufasha. Nyine Lucas yumva ntari kubyumva neza, akabwira Jennifer reka turaguma hano. Jennifer nyine asaba uyu muhungu nyine icyuma kugira ngo agende abareba uburyo yategura icyo baza kuba nyine barya nyine, ariko nyine umuhungu byasaga nyine ko nkaho atari kumva neza ibyo Jennifer ari kumubwira. Uranibuka yuko neza nyine batanemera na zino story Jennifer bari kubabwira z'ibisimba nyine ngo biza hano nijoro, ntako bari kubyumva. Jennifer nyine afata urwo rufunguzo kugira ngo agende abategurire icyo baza kurya. Jennifer nyine aragenda atangira gutegura icyo kurya, arimo gutegura icyo kurya afata ka kuma Lucas yamuhaye, nyine yatse Lucas agafunguye gutya nyine abona hasa nkaho hariho amaraso, ahita atangira gukeka yuko Lucas na Mia bafite ikintu bashobora kuba bari kumuhisha, bafite kuba hari ikintu cyabereye muri ka kato bajemo nyine baza hano kuri kino kirwa, bakaba hari ikintu cyahabereye bakaba bari nyine kumuhisha. Jennifer arabikeka rwose. Lucas nyine akomeza nyine gukeka nyine nako Jennifer akomeza nyine gukeka yuko hari ikintu cyaba cyihishe hagati ya Lucas na Mia, bakaba bari kumuhisha nyine. Jennifer nyine araza asa nkaho asoje gutegura icyo bari buze kurya, abona Lucas na Mia basa nkaho bari kuganira ku ruhande, nyine araza arabegera, noneho akibageraho batangira kumubwira ati baramubwira ati reka ibintu wowe wari uri kutubwira mu kanya
byo kuba twava kuri kino kirwa tukagenda, reka 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 ntabwo bishoboka. Babwira Jennifer nyine twe turumva twinaniriwe, ntabwo twakongera gusubira mu mazi, turaguma hano ku kirwa kandi turi batatu, kuko tunasubiye mu mazi urumva nimba icyo gisimba ari Lucas uvuga ngo icyo gisimba se urumva dusubiye mu mazi kandi ariho gituruka, ariho tutahita kiturangiza neza, ahubwo turaguma hano ku kirwa ducana umuriro dutegereze yuko hari indege yazanyura hano wenda ikaba yaduha ubufasha. Nyine bigaragara yuko ntibari gukozwa ibyo Jennifer ari kubaburira. Nyine akomeza gushaka kubumvisha ukuntu icyo kisimba nyine kiza hano nijoro nyine kije guhiga. Ewana abona ntibashaka kumwumva, noneho Lucas ahita noneho arakara, ewana arya karungu. Lucas noneho ararakara ahita abwira Jennifer ati ceceka aho ngaho nyine. Ewana ubona ko Lucas yarakaye. Ewana Jennifer abonye noneho batari kumwumva, basa nkaho bamutejeje agaciro, bamuciye amazi ibyo ari kubabwira, Jennifer ararakara rwose, aravuga ati reka mbe mbaretse. Jennifer nyine aragenda yicara mu mazi nyine asa nk'uri koga, ari kumedita avuga ati saba abantu mbabwire ibintu bibera hano, maze ngiye iminsi ndabizi ariko nibashaka kunyumva ndabigenza bigute koko. Mu gihe nyine Jennifer ari aho hantu hanze nyine mu mazi, aza kugira igitekerezo atanagishyira mu bikorwa ahita agira igitekerezo cyo kugenda agafata kato yari ari kubwira Lucas na Mia ngo bagende bagafate basubire mu mazi. Ahita agenda abacunga nyine Lucas na Mia barangaye, aragenda akagafata akagasunika akagashyira mu mazi kugira ngo we yigendere bate kuri kino kirwa. N'ubundi yabonaga yuko batamwitayeho, banamuciye amazi kandi batari no gushaka kumva ibyo ari kubabwira. Jennifer abacunga agashyira kato mu mazi aragasunika, bari kugira gutya ewana atangiye kukajyamo gutya, Lucas abaramubonye nyine. Ewana Lucas aza yirukanga nyine abona ko Jennifer ashaka kubacika ngo agende. Lucas na Mia nyine baza birukanga bafata Jennifer nyine, bamubwira ati uwo urashaka kuducika shangwe ino hano. Noneho birakara cyane binarangira ahubwo banamuziritse, baziritse nyine Jennifer bwije nijoro. Bwije nyine Mia araza ari kubwira Jennifer dore ngo hashize umwanya bwije kandi cya gikoko wahora gutubwira ikigaragara cyo gikoko nta kiri hano cyane nta nikihaba. Jennifer nyine bamuziritse ku giti, ubona ko atitaye ku byo Mia ari kuvuga kubera yuko azi ibibera hano iyo bwije. Mia nyine akomeza kubwira Jennifer, ahubwo Jennifer ukabona yuko ibintu Mia ari kumubwira ntabyitayeho, ahubwo Jennifer agahita abwira Mia ahubwo mwana nzirikura mwana ntabwo uzi ibyo urimo. Mia nyine bikarangira yanze kumuzirikura. Then noneho wa muhungu Lucas ukundana na Jennifer abaraje, abwira Jennifer na Mia ngo ase cya gikoko Jennifer yahoze avuga koko ntacyo turi kubona, nta kigeze kiza ahangaha. Jennifer nyine ako kanya nyine ahita arakara, arababwira ati icyo gisimba rigana nubwo ginaturuka mu ishyamba, icyo gisimba gituruka mu mazi kikaza hano nijoro kije guhiga. Nyine bigaragara ko bamuciye amazi banga kumwumva neza. Uriya mukobwa Mia rero avuga ati reka ngende nitemberera hano ku kirwa. Aragenda yegera hariya ku hafi n'amazi, agize gutya abona ikintu cy'igifi gisa nkaho cyashwanyagujwe n'igisimba utamenya. Bahita batugarura hano kwa Lucas na Jennifer. Kanya nyine batugaruye aho Lucas na Jennifer basigaye, Lucas agerageza kwegera Jennifer nyine amubwira ngo tuza, nyine agerageza kumwumvisha ko nta kibazo. Noneho Lucas atangira kubwira Jennifer nyine uburyo cyari kumubona muri no minsi, ngo Jennifer ari kwitwara nabi nyine, ngo yagerageje kubasiga hano ngo abate hano ku kirwa. Lucas nyine agerageza kuvuga nyine amagambo asa nkaho akomeretsa Jennifer. Nyine Lucas akomeza abwira Jennifer ngo urabona ngo tukiri no muri kato mu gihe nabaga nishimye n'inshuti zanjye wasaga nkaho bitagushimisha. Nyine ari gushaka kumvikanisha ko Jennifer nyine bisa nkaho abatishimiye ko Lucas yishima, nyine ari kubwira nabi Jennifer. Nyine Lucas akomeza kugaragaza nkaho Jennifer nyine yikunda, n'igihe cyose bamaranye bakundana nyine abasa nkaho yikunda, nta wundi muntu yitaho. Kandi wibuke kare Jennifer yagerageje no kubaburira avuga ati dufata akato tugende, banga kumwumva. Jennifer nyine biramubabaza, ararira nyine, bigaragara nkaho nyine ibyo Lucas yari kumubwira nyine biri kumubabaza cyane kuko niwe uzi ukuri kose.
Lucas nyine noneho atangira gucyurira Jennifer ku rwego rwo hejuru, amubwira yuko ngo erega Jennifer niyo wava kuri kino kirwa ukagenda ukagira amahirwe ugacika ukagenda aho wajya hose nta kintu wakimarira tutari kumwe. Nyine ari gushaka kumvikanisha yuko igihe cyose Jennifer amaranye na Lucas ari we umubesheje, ari we umutunze. Nyine Jennifer nta bushobozi, ntacyo yimariye, mbega ntacyo ari cyo. Nyine akomeza amusesereza, ariko Jennifer ibyo ngibyo ntabwo yarabyitaye kuko azi ibiba bigiye kuba muri rino joro ibibera hano kuri kino kirwa. Asa nk'umuciye amazi, nyine ntiyamusubiza amagambo menshi. Jennifer nyine yumvishe ayo magambo nyine akakaye ya Lucas, bisa nkaho bimukoze ku mutima. Nyine Jennifer ararira, agerageza kubabwira ati gusa ubu muri mu biki mwabaye iki ko ndi kubabwiza ukuri, kuki mutari kunyumva? Jennifer nyine kwihangana biramunanira. Jennifer atangira kubwira Lucas amubaza ati ase wa muhungu nyine Jennifer yaje kumenya yuko bashobora kuba bari kumwe muri ka kato bajemo k'umutuku. Wa muhungu witwa Zack ashobora kuba yari ari kumwe na Jennifer na Mia. Jennifer agahita abaza Lucas byagenze gute kugira ngo Zack yisange nyine hano nawe ku kirwa, amazi yamutembanye kandi umubiri we washwanyaguritse. Nyine ari kubaza Lucas byaba byaragenze ute, ko Jennifer abyuka ko yabonye icyuma kiriho amaraso asa nk'aho akeka Lucas na Mia ko haba wenda hari ikintu cyabaye badashaka kumubwira. Mu gihe Lucas agiye gusubiza Jennifer nyine icyo kibazo yaramubajije, bajya bumva wa mukobwa ahantu yari ari Mia atangiye gusakuza cyane, ari kuvuza induru, bisa nkaho yatatswe na cya gisimba Jennifer yahoze ababwira kuva kare banze kumwumva. Lucas rero agira bwangu ahita yirukanka bikomeye ajya kureba Mia ikintu yaba yabaye cyangwa se icyaba kimubayeho. Lucas nyine arirukanka n'umuriro asigaye Jennifer yaziritse. Jennifer nawe ari kuvuza induru cyanga kuko cya gisimba kiriho kandi cyatangiye kurya Mia. Lucas nyine agera kuri icyo gisimba afite umuriro, agikubita umwase nyine waka umuriro mu mugongo. Cya gisimba nacyo nyine kirarakara kitagikubita Lucas kiramutarutsa nyine agwa iryiriya. Jennifer nawe hariya bari bamusize aziritse, ari kubw'amahirwe ahita nyine yizirikura nyine imigozi arayica. Jennifer nyine aza yirukanka kugira ngo afashe inshuti ze Lucas na Mia kuba barwanya icyo gisimba, ariko ahagera yakererewe. Ahagera cya gisimba n'ubundi gifashe Mia kikamumanukana nawe mu mazi. Lucas abonye ibyo bintu arapanika byataragira ubwoba. Aratenguha, agira ubwoba bw'akataraboneka. Yagize n'ubwoba burusha ubwo Jennifer yagize, ahubwo amenya ko iki gisimba kiri kuri kino kirwa. Jennifer nyine afata Lucas birukanke bajye kwihisha mu ishyamba muri uwo mwanya. Then noneho batwereka bukeye Jennifer amanuka hasi mu giti nyine, bisa nkaho icyo gisimba kiba kiturira ibiti, ariko Lucas we aguma mu giti kabisa. Ati ubwoba bwamwishe, ibyo yarayabonye ntagahuma mu ubwoba bwamwishe. Kumanuka mu giti biranga, ariko Jennifer kubera ko bamajije gusa nk'ubimenyera, we already aba yamanutse mu giti ari hasi, ko abazi ko kiriya gisimba kiba kidashobora kuza ari ku manywa, gikunze kuza ari nijoro gusa. Jennifer nyine akomeza kumubwira Lucas namanuke mu giti, agerageza kumubwira yuko icyo gisimba kitaza ari ku manywa, kiza ari nijoro gusa. Ariko bigaragara yuko Lucas afite ubwoba budasanzwe kandi adashaka kumanuka hasi bitewe n'ibintu yaraye aboneye hano kuri kino kirwa mbabwira. Jennifer rero akomeza kumvisha Lucas ko kiriya gisimba igihe cyose amaze hano kiriya gisimba kitari cyaza ku manywa, ahubwo gikunze kuza nijoro. Lucas abantu bigaragara yuko afite ubwoba bwa danje, kandi bisa nkaho binagaragara mu maso ye ko afite ubwoba. Noneho Lucas akomeza kuvuga ati rwose nyine akomeza yishinza ko ngo ibyabaye kuri Mia ari we wanabiteye, kubera yuko yaba yumviye Jennifer akiri kare wenda bakanava hano biba bitabaye. Nyine akomeza kwishinza urupfu rwa Mia ko ari we warugizemo uruhare. Jennifer nyine akomeje kubona Lucas nyine ubwoba bwumwishe, agerageza kureba ikintu yakora kugira ngo Lucas nyine agabanye gutekereza kuri biriya bintu byaraye bibabayeho. Jennifer abwira Lucas ngo azamufashe gutegura ibintu byose bari bukenere kugira ngo bajye muri ka kato kandi Lucas na Mia bajemo, kugira ngo bave hano ku kirwa bagende bareba byose, ibintu byose bari bukenere
barabipakira muri ka kato bahita bagasunika binjira muri ka kato binjira amazi. Jennifer ari muri ka kato na Lucas ari kureba nyine bisanzwe, aza kubona amaraso menshi cyane kandi amaraso asa nkaho ari ay'umuntu. Noneho Jennifer akeka yuko yaba ari ya maraso ya wa muhungu bitaga Zack. Yigeze gukeka yuko yari ari kumwe na Lucas na Mia muri kano ka kato nyine. Jennifer ashaka gusa nk'ubaza Lucas ku bijyanye n'ayo maraso, ariko Jennifer arabipowa nyine avuga ati reka mbe biretse ho gatoya. Muri ako kanya Lucas nawe aba asa nk'uri busy, asa nkaho ari gusunika kato nyine nawe ari kugira ngo bagende bave hano berekere iburengerazuba nyine bajye gushaka nyine ubufasha. Mu gihe nyine Lucas mu gihe ari kugashya nyine kugira ngo ubwato bugende, aza kubona ibintu biri kunyeganyega munsi y'amazi. Agira amatsiko avuga ati si ibi ni ibiki. Lucas nyine mu gihe ari kugashya ubwato nyine yabonye ikintu munsi y'amazi atari gusobanukirwa, mu gihe ari kwibaza ibintu byinshi. Wana cya gisimba kiba kiramwatatse, wana ahita asubira inyuma afite ubwoba cyane, atarukira mu bwato nyine. Wana Jennifer nawe arikanga, bahita bafunga ubwato vuba vuba, bahita babona yuko cya gisimba aricyo kibatatse. Mu gihe bakiri kwibaza ibintu byinshi, cya gisimba nacyo kiba kirakubise kimena ubwato nyine gihereye munsi nyine kimena ubwato. Wana bavuga ati karabaye. None bari bazi ko nyine kira gisimba kidashobora kubataka ku manywa cyangwa se kibatake bari mu mazi. Wana kiba gipfumuye ubwato, kirazamuka kizamura umutwe nyine muri kara kato Jennifer na Lucas barimo nyine. Bakomeza kwirwanaho nyine Jennifer na Lucas, kira gisimba nacyo kizamura umutwe muri ka kato gisa nkaho gishaka kwinjiramo nyine kugira ngo kibarye. Bakomeza kwirwanaho nyine, bafatana kaga flare gun kakandi Jennifer nyine yigeze gukoresha nyine arasa cyagiye abona indege. Wana barakirasa, barasunika, barakubita, ariko cyanga kugenda nyine gisa nkaho cyamaramaje gishaka kubarya. Hashize akanya nyine Jennifer cya gisimba kitagipfumura ubwato nanone kitagifata Jennifer kikamukurura kikamumanukana mu mazi. Muri ako kanya nyine Jennifer kiba kimujyanye mu mazi, kiri kumumanukana munsi y'amazi kabisa. Barahita banatwereka ukuntu kimeze icyo gisimba. Muri ako kanya nyine Jennifer abona ukuntu kiri kumumanukana munsi y'amazi, kandi yareba akabona kiri kumumanukana muri wa mwobo. Aravuga ati aha kambayeho. None Jennifer nawe atangira gushaka uburyo ki yakirwanaho. Yibuka yuko hari akuma afite akavanayo nyine kugira ngo yirwaneho. Abari ka kuma nyine yigeze kwaka Lucas, noneho agahita agakura, agahita kijomba cya gisimba. Noneho cya gisimba kimurekura nyine, kikamurekura kigahita cyerekera kuri bwa bwato, kubera ko nyine Lucas ariho yasigaye. Jennifer nawe nyine kiba kiramurekuye. Rero icya gisimba kiri kuzamuka nyine kijya ku kato, byahise bihurira nuko Lucas ari gusohoka mu kato kugira ngo arebe nimba yafasha Jennifer. Muri ako kamwanya wana cya gisimba cyataka Lucas, kigahita kimufata gutya, kigahita gitangira kumwerekeza munsi y'amazi. Lucas nyine kimumwerekeza muri rwa rwobo nyine Jennifer yigeze kubona. Wana Lucas wacu bibaye birangiye gutyo disi, yo ndumva mbabaye. Tuhita tubona Jennifer nyine nawe ari koga asubira hejuru. Tuhita tubona Jennifer nyine, kubera ko nta yandi mahitamo, urumva yari afite ubwato bari babupfumuye n'ubundi. Then noneho aroga asubira nyine kunuza ku nkombe. Wana noneho arongera asigara ari uwumwe. Yesu umwami, si iby'iyi filime byo birarangira gute koko? Jennifer nyine ageze ku kirwa agerageza guhita yongera nyine agacana umuriro nyine, ahita agerageza gucana nyine umuriro noneho kugira ngo nyine urumva umuntu uvuye mu mazi aba afite n'akantu k'ubukonje. Then noneho ahita areba muri cya gikapu cye, arebamo ikayi, atangira kwandika nyine ibintu bibera kuri kino kirwa, kugira ngo nihagira n'undi muntu uzahayobera cyangwa se bamwe mu bo bari bari kumwe muri bwa bwato bwaromamye, nibagera kuri kino kirwa wenda bagasoma kano gatabo ka Jennifer, bazamenye ibibera kuri kino kirwa kugira ngo batazatinda nabo bakaba baba igiporezo cya gisimba.
muri ako kanya rero Jennifer amaze kubona yuko ari we wenyine usigaye kuri kino kirwa kandi ari nawe ugomba kwirwanaho, ari we na cya gisimba, ahita atangira gutegura nyine ibikoresho byose aza gukenera kugira ngo nikiza kumwataka, kuko aba abizi neza yuko uko byagenda kose nijoro kiraza kumwataka. Atangira gutegura intwaro zose zishoboka kugira ngo aze kubasha guhangana nacyo. Jennifer nyine batwereka nyine ari yamaramaje ari gukora intwaro zose zishoboka kugira ngo cya gisimba aze guhangana nacyo. Nyuma noneho baza kutwereka Bwije, mama yake na mama. Nizere ko wakanze subscribe. Twagiye. Bwije cya gisimba kita kizamuka, noneho kitakibona Jennifer nyine kigahita kimwataka. Jennifer nyine agahita kiyobora mu ishyamba, nyine urumva aba yakiteguye umunsi wose yirirwa akitegura, ahita kiyobora mu ishyamba. Noneho cya gisimba kigeze mu ishyamba, noneho kiri gukurikira nyine Jennifer. Jennifer ahita acana umuriro nyine usa nkaho uzengurutse cya gisimba, nyine urumva aba yagipangiye bishoboka rwose. Umuriro arawucana kabisa usa nk'uzengurutse cya gisimba. Cya gisimba kigira ubwoba cyane, noneho gisa nk'igihuzagurika nyine kivuga ati noneho aha ngaha sinzi ko ndahava. Jennifer nawe abonye yuko cya gisimba kigize ubwoba byatari, agituruka inyuma na rya cumu nyine aba yaragize mu giti, akaba arakijombye gutya mu nda, abajombye cya gisimba nyine aragikubita kabisa neza, aracyumvisha nyine. Jennifer akomeza guhangana nacyo, akakijomba, akongera akirukanka, akagaruka nyine akazana bya bisongo byose akakijomba. Mu gihe rero Jennifer agarutse ku kijomba, nanone kino gisimba kitakimukubita kikamutarutse akagwa hasi. Jennifer ariko ntiyacika intege, akongera agakomeza agahaguruka, akaza agakomeza agerageza kugira ngo arebe nimba yagikomeretsa. Icyo gisimba nyine nacyo birumvikana gikomeza kirwanaho, ariko Jennifer nawe akomeza kureba uburyo ki yakomeza kugikomeretsamo kugira ngo nyine akomeze arebe ko yagica intege. Jennifer nyine agwa hasi asa nkaho ari kujya gufata rya cumu kugira ngo azakijombe. Cya gisimba nacyo kikaba kiramukuruye neza gutya, kiramuterura, kimufata umutwe, gisa nkaho gishaka kumukanda, kishwanyaguza umutwe. Jennifer abonye bikomeye, yibuka yuko hari igisongo afata icyo gisongo atangira kukijomba nyine cya gisimba mu gatuza, arakijomba neza cyane. Icya gisimba kibonye bikaze kabisa yenda kugipfumura agatuza, kiba kiramurekuye. Jennifer noneho atangira kwirukanka nyine asa nkaho agihunga. Cya gisimba nacyo kimuri inyuma nyine gikomeza kumwirukankaho. Jennifer akomeza kwirukanka, ageze imbere abura aho akomeza guhungira. Cya gisimba nacyo kitakimugeraho neza gutya kigiye kumwataka, kubera ukuntu Jennifer aba yakijombaguye nyine cyane. Cya gisimba kiba nyine nimba ari isereri igifashe kiba kiguye hasi. Jennifer nawe abonye ukuntu kiguye hasi rero, kubera ukuntu yari yakijombaguye, afata uruntu atangira kugipfumagura. Noneho nyine urumva ni amahirwe yari abonye, kiguye hasi aragipfumagura, atangira kugipfumagura neza kabisa, aragipfumagura ku buryo kitakongera kubyuka. Akomeza nyine akijomba rya cumu yari yateguye, arakijomba kabisa, making sure ko iki gisimba kitazongera kubyuka na rimwe. Arakijomba neza cyane, umutwe wose arawujanjagura. Jennifer nyine bigaragara yuko yakijombaguye, noneho akakirangiza. Batwereka nyine Jennifer, filime irangira nyine Jennifer nawe nyine bwakeye nyine ari kugana kuri ka kato, noneho kugira agatunganye neza abashe kuba yava kuri kino kirwa, ariko yasize kino gisimba nyine akirangije. Jennifer wacu akaba arokotse gutyo. So wakoze wowe wakurikiye umunsi ku wundi ibyo tubagezaho, twabasaba gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu dufilime turyoshye nk'utu ngutu. Nge utegura nkanakugezaho, banyita Muhire Jordan. Bye bye.